Kanseri y'inkondo y'umura niyo kanseri yibasira cyane igitsina gore kurusha izindi zose ku isi, ku buryo havuga ko buri mwaka itwara abagera ku bihumbi 275. By'umwihariko iyi kanseri y'inkondo y'umura yibasira bidasanzwe abari n'abategarugori baba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, kuko ariho ihitana benshi kurusha mu bihugu byateye imbere. Ese kanseri y'inkondo y'umura ni iki? Ese kanseri y'inkondo y'umura iterwa n'iki? Ese ni ibihe bimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura? Ese kanseri y'inkondo y'umura iravurwa igakira? Ese ni gute wakwirinda kanseri y'inkondo y'umura? Izi ngingo uko ari 5 nizo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro amagara n'ubukungu cya none. Ariko mbere yo kubaganiriza kuri kanseri y'inkondo y'umura, ndabasuhuje kandi mbashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Bityo mu Kinyarwanda nkunda kubivuga ko bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media. Niba utarabikora nyabuneka bikoreye kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubategurira. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose. Kuri Facebook ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugakanda like. Instagram naho ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugafollowing. Wajya no kuri Twitter naho ukajya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugafollowing. Si ibyo gusa, kuko tuba twifuza ko niba bagize amahirwe yo gusobanukirwa ko amagara ari ubukungu biciye mu biganiro dukora, nyaboneka ntukwiye kubyihererana, ukwiye kubisangiza abandi, ariko ugahera mu kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment ku nkuru twabagejejeho, ugakanda like ndetse ugasakaza ubutumwa, ukora share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara ya muntu. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye gusobanukirwa kanseri y'inkondo y'umura. Ingingo ya mbere, reka dutangire dusobanukirwa ese kanseri y'inkondo y'umura ni iki? Muri make, kanseri y'inkondo y'umura ni ugukora cyane mu buryo budasanzwe k'uturemangingo tudasanzwe mu mubiri. Utu turemangingo twitwa cervix, kandi ubusanzwe tugira igihe tubaho nyuma tugapfa kandi tugasimbuzwa utundi dushya mu mubiri. Utu turemangingo tudasanzwe, ikibazo gikomeye nuko tudapfa kandi tugakomeza kwiyuburura cyane. Ibi bitera kugira uturemangingo tw'umurengera cyangwa se twinshi, bityo bigakora ikintu kinini kizwi nka tumor. Nubwo ibi byose bishobora kwikora mu mubiri wawe nta ruhare wabigizemo, intandaro yo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ikomoka kuri HPV. Mu magambo arambuye ni Human Papilloma Virus. Iyi virusi irahambaye cyane kuko ifite amoko arenga 100, kandi muri yo 13 atera kanseri y'inkondo y'umura. Ingingo ya kabiri, reka noneho turebere hamwe ibyiciro 6 by'ingenzi mu bitera kanseri y'inkondo y'umura. Icya mbere, gutangira gukora imibonano mpuzabitsina ukiri muto ndetse no kuryamana n'abantu benshi batandukanye. Virusi za HPV zitera kanseri y'inkondo y'umura zikwirakwizwa mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu uzifite, ariko by'umwihariko ku bakobwa n'abagore babonana n'abantu batandukanye bagira ibyago byo kwandura iyi virusi, kandi bikaba biri ku rwego rwo hejuru. Ibi bisobanuye ko bashobora kuyandura ku buryo bworoshye. Icya kabiri, ubudahangarwa bw'umubiri budafite imbaraga. Kurwara kanseri y'inkondo y'umura nko ku bantu babana na virusi itera sida cyangwa se abahinduriye ingingo z'umubiri, abantu bafata imiti ica intege, nabo baba bafite amahirwe ari hejuru yo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Icya gatatu, kunywa itabi. Kunywa itabi nabyo byongera ibyago byo kwibasirwa na kanseri nyinshi zitandukanye, by'umwihariko n'iyi kanseri y'inkondo y'umura ntiyaburamo. Icya kane, kubyara ukiri muto. Ku bagore babyara mbere y'imyaka 17 baba bafite ibyago biri hejuru yo kurwara iyi kanseri yibasira inkondo y'umura ugereranyije n'ababyara byibuze hejuru y'imyaka 25. Icya gatanu, ibinini byagenewe kuboneza urubyaro.
Gukoresha by'igihe kirekire ibinini bifasha kuboneza urubyaro byongera ibyago byo kwibasirwa n'iyi kanseri y'inkondo y'umura ku bari n'abategarugori. Icya gatandatu, izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Indwara nk'imitezi, mburugu n'izindi nazo zongera ibyago byo kwandura kanseri y'inkondo y'umura. Ese wari uzi ko ubushakashatsi buheruka bwerekana ko kumara igihe kinini muri stress nabyo bishobora kongera ibyago byo kwibasirwa na kanseri y'inkondo y'umura? Mu gihe dukomeje kubungabunga ubuzima bwacu, reka nongere mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Reka turebe ingingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu noneho reka turebere hamwe ibiranga kanseri y'inkondo y'umura mu gihe umuntu amaze kuyirwara. Kanseri y'inkondo y'umura ni kimwe n'izindi kanseri. Akenshi iyo zikiza nta bimenyetso zikunze kugaragaza, bityo iyi ikaba impamvu nyamukuru buri mukobwa cyangwa umugore ashishikarizwa kwisuzumisha hakiri kare iyi kanseri. Gusa bimwe mu bimenyetso ishobora kugaragaza ni ibi bikurikira: kuva amaraso nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, kubabara cyane mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina, kugira ururenda ruva mu gitsina ruhumura nabi, kubabara mu gice cyo hasi mu nda, kuva amaraso nubwo waba utari mu mihango, kuva amaraso ku bagore bageze igihe cyo gucura cyangwa se kureka kubyara. Inshuti bakunzi bacu, hano ndabaha icyitonderwa. Nubwo ibi bimenyetso byose bisa cyane n'ibya infection zisanzwe, mu gihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso ni ngombwa kugana kwa muganga ugakurikiranwa hakiri kare. Ingingo ya kane, ese kanseri y'inkondo y'umura iravurwa? Kanseri y'inkondo y'umura iyo ibonetse hakiri kare ishobora kuvurwa ikaba yakira. Gusa uko kanseri igenda igera mu bindi bice, ni ukuvuga ngo yararenze inkondo y'umura gusa, niko amahirwe yo gukira agabanuka. Mu gihe kanseri y'inkondo y'umura ivuwe hakiri kare, amahirwe yo gukira aba ari hejuru, kuko bumwe mu buryo bukoreshwa ivurwa harimo kubagwa, radiotherapy ndetse na chemotherapy. Hashobora kwitabazwa uburyo bumwe cyangwa bukaba bwafatanywa bwose uko ari butatu. Ingingo ya kane, ese ni gute wakwirinda kanseri y'inkondo y'umura? Baca umugani mu Kinyarwanda bati kwirinda biruta kwivuza, bityo uburyo bwo kwirinda kanseri y'inkondo y'umura ni ukwirinda ibiyitera nagarukagaho mu kanya. Gusa hari ibyo ushobora gukora ubwawe bikagufasha kwirinda iyi kanseri by'umwihariko. Icya mbere, gufata urukingo rwa HPV, Human Papilloma Virus. Uru ni urukingo ruhabwa abakobwa bakiri bato kandi rutangirwa ubuntu. Icya kabiri, gukoresha agakingirizo. Kwikingiza nubwo bigabanya ibyago byo kwandura HPV, gusa si ku moko yose y'iyi virus. Mwibuke ko ku ntangiriro twabonye ko iyi virusi ifite amoko arenga 100 kandi 13 muri yo akaba ashobora gutera kanseri y'inkondo y'umura, bityo hari zidakingirwa kandi zishobora gutera iyi kanseri. Niyo mpamvu ari byiza gukoresha agakingirizo. Cya gatatu, kugerageza kwisuzumisha iyi kanseri y'inkondo y'umura. Kwisuzumisha kenshi nubwo waba utarwaye bizagufasha kuba wakwirinda iyi kanseri, kuko ishobora kuboneka hakiri kare bigafasha kuyivura cyangwa se kurinda ko yakwirakwira hose mu mubiri wawe. Icya kane, gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu bake. Uko ugira abantu benshi mukorana imibonano mpuzabitsina niko ibyago byo kwandura iyi kanseri byiyongera. Bimwe mu byagufasha kuyirinda rero ni ukugira umubare muke w'abo muryamana, by'umwihariko biba byiza iyo abaye umuntu umwe. Icya gatanu, kureka kunywa itabi. Abakobwa cyangwa abagore banywa itabi, iyo virusi ya HPV ibagezemo, kwandura iyi kanseri birihuta kurusha abatanywa itabi. Icyo nicyo kintu mukwiye kumenya. Icya gatandatu, kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina ukiri muto. Uko ukora imibonano mpuzabitsina cyane ukiri muto, niko ibyago byo kwandura kanseri y'inkondo y'umura byiyongera kurusha abakora imibonano mpuzabitsina ari bakuru.
Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho tumaze kubaganiriza kuri kanseri y'inkondo y'umura. Bityo reka nsonze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Bityo nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose. Kuri Facebook ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugakanda like. Instagram na Twitter naho ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugafollowing. Ikindi kandi nukwiye kubyihererana, ukwiye kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment ku nkuru twabagejejeho, ugakanda like ndetse ukabisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe ko kwirinda biruta kwivuza, bityo tubungabunge amagara yacu. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu kuri Mizero Media, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispin. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi mbifurije kugira ubuzima buzira umuze mukirinda mbere yo kwivuza. Ubusanzwe kanseri y'inkondo y'umura ni ugukura cyane mu buryo budasanzwe k'uturemangingo tudasanzwe tw'umubiri. Utu turemangingo twitwa cervix, kandi ubusanzwe tugira igihe tubaho nyuma tugapfa kandi tugasimbuzwa utundi dushya mu mubiri. Nubwo ibi byose bishobora kwikora mu mubiri wawe nta ruhare wabigizemo, intandaro yo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ikomoka kuri HPV. Iyi ni Human Papilloma Virus. Iyi virusi ikwirakwizwa binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Iyi virusi kandi ifite amoko arenga 100, kandi muri yo 13 yose ashobora gutera iyi kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri y'inkondo y'umura ikunze kwibasira abari n'abategarugori gusa, kimwe n'izindi kanseri akenshi iyo igifata umuntu ntikunze kugaragaza ibimenyetso gusa, iyo ifatiranywe hakiri kare ishobora kuvurwa ikaba yakira. Mbere yo kubaganiriza ku bimenyetso 10 by'ingenzi bishobora kukwereka ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura, ndabasuhuje kandi bashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya. Bityo baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 10 bishobora kukwereka ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura. Ikimenyetso cya mbere: ibintu bidasanzwe bisohoka mu gitsina. Ubusanzwe hari amatembabuzi asohoka mu gitsina. Ubu ni uburyo umubiri ukoresha mu gusukura igitsina. Gusa muri ubu buryo ibisohoka mu gitsina nta bara cyangwa impumuro bigira. Niba ubona bitangiye guhindura ibara kandi bikagira impumuro mbi ndetse bikiyongera kurusha ubusanzwe, bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura. Nyaboneka jya kwa muganga. Ikimenyetso cya kabiri: kuva amaraso mu gitsina. Umugore cyangwa umukobwa buri kwezi mu gihe cy'imihango amenyereye kubona amaraso. Gusa niba ubona amaraso mu gitsina atari igihe cy'imihango, ugomba kwihutira kugana kwa muganga ukamenya neza impamvu, kuko bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura. Niba amaraso ava mu gihe urangije gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ukayabona warageze igihe cyo gucura utakibyara, ugomba kwihutira kugana kwa muganga mu buryo bwihuse. Ikimenyetso cya gatatu: kubabara mu gihe uri kunyara. Ubusanzwe mu gihe unyara ntugomba kubabara. Niba utangiye kumva uribwa mu gihe ugiye kunyara cyangwa se ukumva wokera, ugomba nabwo kwihutira kugana kwa muganga. Gusa reka mbibutse ko nubwo ibimenyetso bishobora no kugaragara mu gihe urwaye infection y'umuyoboro w'inkari, ntugomba kubyihererana. Ni ngombwa kugana kwa muganga ukabimenya neza. Ikimenyetso cya kane: kumva ubabara amaguru.
Nubwo igihe cyose wababara amaguru bitaba byerekana kanseri y'inkondo y'umura, ububabare bw'amaguru ni kimwe mu bimenyetso bigaragara cyane kuri iyi kanseri y'inkondo y'umura. Nubona amaguru yawe yabyimbye cyangwa se aretsemo amazi, ugomba kwihutira kugana kwa muganga kuko bishobora kuba byerekeranye na kanseri y'inkondo y'umura. Ikimenyetso cya gatanu, kubabara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Kuribwa amaguru cyangwa amatako ni kimwe mu bimenyetso biza kare bya kanseri y'inkondo y'umura. Mu gihe ukora imibonano mpuzabitsina ukumva ubabara cyane, bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura. Niba ububabare butangiye kuza vuba kandi bukagenda burushaho kwiyongera, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga. Nkomeje kubashimira kuba mukomeje kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro turi kurebera hamwe ibimenyetso 10 bishobora kukwereka ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura. Bityo baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Bityo nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo basobanukirwe ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikimenyetso cya gatandatu cyakwereka ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura ni uguhorana uburibwe bw'umugongo. Nubwo hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ugira uburibwe mu mugongo, mu gihe uhorana iki kibazo ni ngombwa kwisuzumisha iyi kanseri y'inkondo y'umura. Ikimenyetso cya karindwi, gutakaza ibiro cyane no guhora wumva unaniwe. Umunaniro ukabije ni kimwe mu bimenyetso kanseri zitandukanye zihuza. Ahanini biterwa nuko insoro zitukura z'amaraso ziba zisimbuzwa n'insoro zera, nuko bikaba byatera ikibazo cyo kubura imbaraga kuko uba ufite ikibazo cyo kubura amaraso. Aha niho umunaniro uzira, ndetse no gutakaza ibiro cyane. Niba utari kuri regime cyangwa ikindi gituma unanuka, niba ubona utakaza ibiro mu buryo budasobanutse, ni ngombwa kwihutira kwisuzumisha iyi kanseri y'inkondo y'umura. Ikimenyetso cya 8, guhora wumva ubabara mu kiziba cy'inda. Nubwo abari n'abategarugori bagira uburibwe kenshi iyo bari mu mihango, mu gihe wumva bukabije cyane ni ngombwa kugana kwa muganga. Uburibwe bwo mu nda hasi cyangwa se mu kiziba cy'inda akenshi ni ubusanzwe ku bari n'abategarugori, cyane cyane mu gihe cy'imihango. Gusa niba wumva ufite ububabare burenze ubwo wagiraga kandi bukazajya buza kenshi bukamara igihe kinini, ni ngombwa kugana kwa muganga ukisuzumisha ko taba ari kanseri y'inkondo y'umura yatangiye kukwibasira. Ikimenyetso cya 9, kubona imihango mu buryo butunguranye. Buri mugore cyangwa umukobwa aba azi igihe agera mu mihango buri kwezi. Gusa nubwo hari impamvu nyinshi zishobora guhindura igihe ugera mu mihango, na kanseri y'inkondo y'umura ishobora kuzamo. Niba wari usanzwe ufite ukwezi kw'imihango kudahinduka, ukabona utangiye guhinduranya amatariki, ni ngombwa kwihutira kwisuzumisha kwa muganga. Ikimenyetso cya 10, guhinduka cyane mu buryo ujya kunyara. Imihindagurikire twavuga aha ni inshuro ujya kunyara, uburyo unyara, ndetse n'uko inkari zisa. Niba wari usanzwe ushobora gufunga inkari ariko ukaba utakibishobora, ukabona ibara ry'inkari zawe ryahindutse cyane, ni ngombwa kugana kwa muganga. Kandi uramutse ubonye amaraso mu nkari zawe, nabwo ukwiye kwihutira kwa muganga utazuyaje. Mu gihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri iyi bimenyetso, ni ngombwa kwihutira kwa muganga ugasuzumwa hakiri kare. Tubibutse ko kanseri y'inkondo y'umura iri mu zizahaza cyane igitsina gore, gusa mu gihe ivuwe hakiri kare itarafata ibice byinshi ishobora kuvurwa kandi igakira. Nkwibutse kandi ko iyi kanseri y'inkondo y'umura ishobora gukingirwa ku bakobwa bakiri bato, kandi urukingo rutangirwa ubuntu. Reka tuashimire kuba mwafashe umwanya mukabana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro twareberaga hamwe ibimenyetso 10 bishobora kwerekana ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura. Bityo reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Bityo nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo basobanukirwe ko kwirinda biruta kwivuza. Kwirinda biruta kwivuza, bityo niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu kuri Mizero Media, ikiganiro mutegurirwa kandi mugakigezwaho nanjye Mizero Crispin. Amahoro y'Imana bane namwe, mbifurije kugira ubuzima buzira umuze ndetse no kwirinda mbere yo kwivuza.
Abenshi muri twe iyo hakonje turara twambaye imyenda yo kurarana, naho iyo hashyushye twiyambarira ikariso gusa ubundi tukiryamira. Nyamara kwambara ikariso ugiye kuryama hari ingaruka bigira ku buzima, bityo nibyo tugiye kubaganirizaho muri iyi nkuru. Haba ku bagabo ndetse no ku bagore, ingaruka zo kurarana ikariso ziharare nyinshi ariko zishobora kwirindwa. Ariko mbere yo kubibaganirizaho, reka mbanze mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, bityo mbibutse ko mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Bityo nanjye reka ngire nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel. Niba ukeneye amakuru ajyanye n'ubuzima, nyaboneka kanda kuri subscribe kugira ngo ntugacikwe n'inkuru tubagezaho ku buzima. Ibuka ko amagara yawe ari bwo bukungu bwawe. Niba kandi ukunda inkuru tubagezaho, ushobora kubitwereka ukanda like cyangwa se ukadusangiza igitekerezo cyawe wanditse muri comment. Ese ni izihe ngaruka zo kuryama wambaye ikariso? Reka duhere ku bagore. Ubusanzwe abagore bakunze kwambara imyenda ibegereye cyane, bityo n'ikariso bambara zikunze kuba zibafashe, ndetse bamwe banambara udukabutura tubafashe cyane. Ariko se iyo ubize icyuya bigenda bite? Ngira ngo iki ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza. Burya iyo ubize icyuya hari mikorobe zinyuranye, cyane cyane za bagiteri zihita zibona uko zororoka, bityo waryama wambaye ikariso imyanya yawe y'ibanga ntibone uko ihumeka neza, ndetse na za mikorobe zikabona uko zororoka, bikaba byakuviramo indwara zinyuranye, zaba iziterwa na mikorobe, infection cyangwa se uburyaryate no kwishimagura, haba ku gitsina cyangwa se ahahegereye nko mu ntantu. Intantu ni ihuriro ry'igihimba n'amaguru ku mpande y'igitsina. Ibi bishobora kurushaho kuba bibi ku babira ibyuya nijoro, cyane cyane abageze mu myaka yo gucura cyangwa se abantu baba ahantu hashyushye, kuko iyo ubira ibyuya nijoro byongera bya byago byo kurwara za ndwara ziterwa na mikorobe maze kubabwira hejuru. Tubibutse ko kandi ko ku ruhu rwacu habaho mikorobe nyinshi. Iyo rero zibonye akantu gato gatuma zororoka, zibikora zitazuyaje, kandi ingaruka zishobora kuza zikomeye cyane. Ibi kandi bigakomeza kwiyongera no ku bagore badakunda kogosha insya, kuko nazo zibindiriye mikorobe iyo hajemo akuya. Bityo mbonereho mbabwire ko kandi ibimeze nk'ibihushi cyangwa se nimwe mu ndwara zongerwa no kurarana ikariso. Ibi uzabibwirwa kenshi no kuzajya ubona uvuvuka. Ku bagabo nabo nko ku bagore, kurarana ikariso byongera uburyaryate mu mayasha no ku mabya, ndetse bishobora kongera ibyago byo kurwara indwara zirangwa no kuvuvuka mu mayasha no munsi y'amabya. Ikindi kandi ni uko bigira ingaruka ku myororokere, aho bishobora gutera ibyago kuko utabyara. Umuti gute rero? Burya intangangabo hari ubushyuhe zitihanganira. Kuba wiriwe wambaye ikariso ukanayirarana bituma amabya nk'uruganda rukora intanga akomeza kuba mu bushyuhe. Ibi bikagira ingaruka mbi ku ntanga, aho zishobora gukorwa nabi, gupfa cyangwa se kuba nkeya, bityo amahirwe yo kubyara akagenda agabanuka. Ikindi gishobora kuba ingaruka yo kurarana ikariso ku bagabo ni icyerekeye DNA yo mu masohoro yabo. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 n'itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza Stanford bwerekanye ko abagabo bararana amakariso, DNA yo mu masohoro yabo zishobora gushwanyagurika cyane kurusha abagabo batararana amakariso. Muti se noneho twakora iki? Kutararana ikariso ni byiza kandi bifite ibindi byiza byinshi. Gusa niba utabasha kurara wambaye ubusa buri, ushobora kurara wambaye ikanzu yo kurarana cyangwa se undi mwenda utakwegereye, ko burya n'umubiri wawe ukenera guhumeka no kwisanzura. Reka mbisubiremo, kutararana ikariso ni byiza kandi bifite ibindi byiza byinshi. Gusa niba utabasha kurara wambaye ubusa buri, ushobora kurara wambaye ikanzu yo kurarana cyangwa se undi mwenda utakwegereye, ko burya n'umubiri wawe ukenera guhumeka no kwisanzura. Reka tubashimire kuba mudahwema gufata akanya mukadukurikira kandi mukadutega amatwi kuri buri nkuru tubagezaho tubungabunga ubuzima bwacu. Ariko reka tubashishikarize kutajya mwihererana ubutumwa tubagezaho. Kubisangiza abandi bizadufasha twese kubungabunga amagara yacu. Mbere yo gusoza reka mbanze mbibutse ko mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye reka mbonereho ngire nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel. Ese ko kubikora ari ubuntu? Niba utarabikora urabura iki?
Niba ukeneye amakuru ajyanye n'ubuzima, nyaboneka kanda kuri subscribe kugira ngo ntugacikwe n'inkuru tubategurira ku buzima. Ibuka ko amagara yawe aribwo bukungu bwawe. Niba kandi ukunda inkuru tubagezaho, ushobora kubitwereka ukanda kuri like cyangwa se ukadusangiza igitekerezo cyawe wanditse ubutumwa bwawe muri comment. Reka tuzasubire ubutaha, mugire amahoro. Hotel sleep mu kinyarwanda ugerekereje wabisobanura uvuga ngo akarindakariso, kuko ijambo ryo ubwaryo rigizwe n'amagambo abiri. Protege bisobanuye kurinda cyangwa kubungabunga, ndetse na sleep bisobanuye ikariso. Nk'uko izina ryako ribisobanura, akarindakariso ni agakoresho kakorewe kurinda amakariso ku gitsina gore, kuko murabizi iyo ikariso y'umugore ifite umwanda cyangwa idasukuye bishobora kumutera indwara zinyuranye zijyanye n'imyororokere. Iyi niyo mpamvu uturindakariso tuba dukoze nka kotegisi ntoya, kuko dushyirwa hagati y'igitsina n'ikariso by'abari n'abategarugori. Nubwo utu dukoresho twitwa ko turinda ikariso, ariko burya tunarinda igitsina ku bari n'abategarugori. Ese ni ryari abari n'abategarugori bakwiye gukoresha cyangwa kwambara protege sleep, uturindakariso? Ese ubundi buriya kuba dushyirwa hagati y'igitsina n'ikariso ntidushobora gutera indwara? Ibi nibyo tugiye kubaganirizaho mu kiganiro cya none. Gusa nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi bashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Bityo murabizi, abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore, kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza, twandikire muri comment. Ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Naho njye mugiye kubana nitwa Mizero Crispe. Mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ibyerekeye uturindakariso twifashishwa n'abari n'abategarugori. Ese ni ryari abari n'abategarugori bakwiye gukoresha cyangwa kwambara uturindakariso? Akarindakariso gakoreshwa cyane cyane n'abagore cyangwa abakobwa bari mu bihe bikurikira. Igihe umukobwa cyangwa umugore ari mu burumbuke akagira ururenda rwinshi akajya atosa ikariso, akwiye gukoresha akarindakariso. Mu gihe umugore cyangwa umukobwa afite imihango itari myinshi, cyane cyane ku munsi w'itangira cyangwa uyisoza, nabwo akwiye gukoresha akarindakariso. Mu gihe umukobwa cyangwa umugore ari bukore urugendo rw'amaguru, igare, moto, indogobe cyangwa ifarasi, nabwo agomba gukoresha akarindakariso. Mu gihe umukobwa cyangwa umugore nyuma yo kwihagarika tonyanga bikaba byatoza ikariso, nabwo akwiye gukoresha akarindakariso. Mu gihe umukobwa cyangwa umugore afite uburwayi butuma ajojoba cyangwa mu gitsina hakavamo ibintu byatoza ikariso, akwiye gukoresha akarindakariso. Uturindakariso kandi dukoreshwa igihe cyose umugore cyangwa umukobwa abona ko ari ngombwa, nubwo yaba nta kibazo na kimwe afite mu byo tumaze kubasangiza. Gusa mbere yo gutugura bisaba ubushishozi, kuko uba ugomba kugura udukoze mu ipamba ku buryo tudapfukirana igitsina cyangwa ngo dutume hatagira umwuka. Bityo nyaboneka uzirinde kugura udukoze muri polyester cyangwa plastique, kuko ntabwo ari twiza ku buzima bwawe. Uturindakariso dukoze mu ipamba nitwo ugomba gukoresha, kuko twizewe neza kandi tukarinda ikariso kugira ibizinga. Utu kandi tunagufasha kuba nta mikorobe zakwinjira mu gitsina zivuye mu ikariso mu gihe yatose, cyane cyane mu gihe cy'ivumbi, kuko mikorobe ziba zitumuka hose. Akarindakariso gakoreshwa rimwe gusa, kandi nabwo bisaba ubwitonzi, kuko iyo gakoreshejwe nabi gashobora gutera uburwayi. Ese ubundi buriya kuba dushyirwa hagati y'igitsina n'ikariso ntidushobora gutera indwara?
Akarindakariso muri kwa kurindakariso burya nawe urinda igitsina cyawe kuba cyahura na mikorobe zakuruwe n'ububobere. Gusa wibuke ko igitsina gikeneye ubuhumekero kugira ngo ntigihoremo ubuhehere, bityo niyo mpamvu ugomba gukoresha akarindakariso kadakomeye katuma byibuze hari akayaga kabasha kuhagera. Uturindakariso twiza tugomba kuba dukoze mu ipamba. Reka nongere mbisubiremo ko uturindakariso twiza tugomba kuba dukoze mu ipamba kandi ari dutoya tudatwikira ku mpande zose, bityo kugira ngo ukomeze ugire isuku ni byiza kugahindura buri masaha 4 kuri 6 bitewe n'ubwoko bwayo n'ibisohoka uko bingana. Inshuti bakunzi bacu kandi bashiki bacu, tubibutse ko kandi gukoresha uturindakariso bidakuraho ubundi buryo bwo kwisukura, kandi mu gihe ufite ibiva mu gitsina byinshi cyane kandi binuka ugomba kwisuzumisha kwa muganga kuko bishobora kuba ari uburwayi bukomeye utazi. Uturindakariso tuboneka muri za farumasi zitandukanye na supermarché zinyuranye, gusa ni ngombwa kubanza kureba icyo zikozemo, bityo mbibutse ko inziza ari zikozwe mu ipamba. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho uyu munsi twaganiriye ku turindakariso, udukoresho dufasha abari n'abategarugori mu kwirinda kwandura no kwanduza indwara imyanya myibarukiro. Reka dusoze mbashimira kuba mwabanye natwe, ariko mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza twandikire muri comments, ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho njye mwabanye nari Mizero Crispe. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze.